amashusho. Yego. Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakiranye rwanda n'ugutsinda. Twongeye kubasaba nshuti bakunzi ba YACU TV nkuko bisanzwe rero kuri YACU TV muri kumwe na Boysta ndetse na Musoneramo Odrich. Ya Boysta nizere kumeze neza. Meze neza Modrich ariko bakunzi bacu ngo irungu rimeze ryose ku munsi w'ejo nahoze mbona telefone abamagana ati bimeze gute ko namakuru mwaduhaye. Ariko umunsi w'ejo byo rwose nubwo kira cyumweru uragene wa mbere kuwa jyana kuwa mbere ntabwo byiyumvisha. So nukuvuga ngo rero ku munsi w'ejo rwose abakunzi bacu tubiseguyeho ntabwo mwabashije kubona amakuru ya Rayon Sport nkuko bisanzwe kugiye kuko ku munsi w'ejo ntabwo twabashije. Ariko Modric uyu munsi batwitega amakuru ya uyu munsi amakuru araza ari menshi cyane rwose muze kwitega amakuru kuri uyu munsi rwose ari buze live rwose muraza kuba muhibereye 5-5. So kuri uyu munsi turaza kuganira kuri Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya AS Kigali. Nukuvuga ngo rero kuri Rayon Sport hari kuvugwamo amakuru menshi ibyerekeye na Haringingo ndetse na Mbirizi Eric. Ibyo byose turakomeza kugenda tubigarukaho. Si ibyo gusa ariko Boysta turaza no kunyarukira ku mwitozo. Turaza kunyarukira ku mwitozo baraza kubibona baturebe ese abakinnyi bahari ni bande abadahari ni bande ku munsi w'ejo. Ndetse turi bunanyarukire Munzove Modric. Uyu munsi hari ikirori kidasanzwe rwose byose n'ahandi babisanga rero atari kuri YACU TV. Boysta ariko turi buze no guca ku bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batanga. Turaza kunyarukira tutereho amaso turebe ese mwatubwiye iki ko dore nimwe dukorera nimwe bacu ni TV yanyu dore iyi ni YACU. Ubwo urumva ko rero nahandi wakora amakuru ya Rayon Sport atari kuri YACU TV. Reka tugaruke rero mu kanya nyuma y'aka karirimbo tugaruke turebera hamwe aya makuru yose tubafitiye. Mukubya turakwanya bidutera ishema. So rero Boysta reka dutangire tubwira abakunzi bacu aho bari hirya no hino. Twizere ko rwose iyi mvura imaze igihigwa twizere ko nta muntu igeze yangiriza. Tubabarira ahubwo uyu munsi Modric taza kutwicira. Uyu munsi ni twicira ikirori rwose umunsi ni ebane show. Yewe umunsi ndaza kubiba ndi Munzove tayari na kamera ndi kureba ese kuko bari abadamu bacu ariko kamera yacu ejo ndarahombye. Ariyo nazo mbona by'ama penalty muri Kigali na Rwamagana. Nabonaga abantu bari gukomeza kugenda bagaruka bavuga ati iyi penalty ntago ibamo. Rwamagana na AS Kigali rwose umukinnyi yagize atya asunika umudefenseur wa Rwamagana. Umukinnyi abari bugwa bahita batanga penalty. Ubwo nguwo ni witwa Chabarara bahita batanga penalty. Abantu bati rwose abasifuzi kugira ngo bazapfundure udushumi twa Salima bizabagora. Salima nawe nabonye rwose akomeza kwidoga ati nanjye mwana w'icyangugu wigejeje ahangaha sha mwana w'icyangugu rwose ati nabandi mutinyuke ati mutinyuke nanjye navuye icyangugu none biri gutya. Sejo Boysta kuri uyu munsi turaza kurebera hamwe ibikomeza kugenda bivuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport yatakaje match yayihuje n'ikipe ya Kiyovu Sport itsindwa ibitego 2-1. Ni ikipe ya Rayon Sport yatakaje match ya Mukura ko yacyuye inota rimwe mu gihe abakunzi bayo bari biteze ko iri buze amanota 3 ikara ku mwanya wa mbere. Modric bura nicyo kintu tutaragera wenda muri Rayon Sport nyirizina duhereye mu bafana hari ubwitabire buke uri kugaragara ku kibuga. Ariko impamvu ni izo ngizo rega nta n'izindi impamvu ni uko gutakaza amanota. Ngewe reka mubwize ukuri abafana ba Rayon Sport cyangwa abakunzi ba Rayon Sport uko duteye twese turiyizi kandi tuziranyeho. Ni kuvuga ngo dukunda amanota 3 tutarebye arava hehe ese uburyo ari buboneke birasaba iki. Rimwe na rimwe ugasanga twebwe nk'inkunga yacu wenda n'urugero gukanda akanyenyeri cyangwa kuza ku kibuga nibyo twebwe abafana dusabwa. Hari igihe tubikora noneho wamara kuvuga uti ngiye kukina nakanze akanyenyeri cyangwa naje kuri stade none simbonye amanota 3 ubutaha bikaguca intege. Ariko ku mukunzi wa Rayon Sport ngewe wanyawe nyine urabona byanze bira bitatu byo nago byari ikibazo ko mbona abantu bakomeza kugenda yigaruka ati ikipe ya Rayon Sport irishyuza bitatu ubundi ifite iki. Niko ahantu nari ndi ko nagerageje gutembera wowe ubwo wari gutembera na kamera mu kibuga ngewe natembereye mu bafana hakurya muri zone 4 numva abafana ari kuvuga ati ubundi ikipe ni gute igice bitatu kubera iki ko tubona nta reme ntaki bati bagize 2 tukareba ko nabantu bagaruka ku kibuga wenda niyo motivation y'abafana benshi ko ishobora kugira ikifasha. Modric ibyo byo birumvikana ariko ngewe nanjye nkurikije Modric ko mba mbona ibintu nibyo 3,000 ntago ari amafaranga make ariko nanone nta nubwo ari amafaranga menshi. Modric ahantu hakavuye 2,000 Modric ntega matwe ahantu hakavuye 2,000 ntago wahabura 3,000 uri umuntu koko ndabyumva ariko kumva ko amafaranga
igihumbi abayongera wari kuzikora amakipe yishyuza igihumbi cyonyine ni menshi amakipe yishyuza igihumbi so utekereza wowe icyo gihumbi kuvuga kiri kwiyongeraho ni amafaranga menshi so ngiye ku bwanjye rero ku gitekerezo cyanjye ndumva ikipe ya Rayon Sport yasubiza ku 2,000 ikabanza ikiyunga abafana bose bakaza ku kibuga uko ibihumbi bitatu Modric uretse ibihumbi bitatu kuri Rayon Sport na Kiyovu yishyuje 5 stade ruzo icyo dusabwa twebwe twari dufite amanota 18 nibyo nanjye ngiye kubwira icyo iyi kipe isabwa kugira ngo koko nimba yaciye n'amafaranga abakunzi bayo gutsinda kwa Rayon Sport nuko ifite abafana bayiri inyuma none se nibaca bitatu nibaze ku kibuga izatsinda ite Modric nibyo umufana n'umukinnyi wa 12 kuri Rayon Sport birazwi ariko Modric ngiye kubwanjye undi ikipe niyo yishakira abafana nitsinde nikora ibyisabwa abafana bazaza so kubwanjye kubwanjye ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka inzira zose byacamo ariko ikagira n'amanota 3 ikiyunga n'abafana kwiyunga n'abafana rega ntago ari ukugabanya amafaranga Modric n'ugutsinda nibyo yatsinda na 5 yabica bakabitanga rero nabonye urumva twihuse tuzamutse ko iminota yo ibiri kugenda nabonye Mbirizi basa nkaho bamuhagurukije bavuga ati noneho reka hari ahantu kuri afishe Rayon Sport nibyo tubuze gukomeza kugenda tunagarukaho turarikira abantu kuza kurikirana umwitozo ku isasta ndakeka ko umwitozo rawugeze umwitozo muraza kuwukurikirana hano kuri Rayon YACU TV so ni ukuvuga ngo Mbirizi nabonye yamushyize kuri afishe byumvikane ko Mbirizi arahari Mbirizi iriya match agomba kuyikina ariko se buriya ahita yari 100% ya Mbirizi ari tayari impamvu bese Mbirizi nta mvune yararimo sibyo ahubwo yarafite imvune nago yari yego ngo umuganga yararebye bamunyuje mu cyuma basanga simvune ikaze cyane ariko nyine akavune ko kari so rero boys tabyumvikane ko Mbirizi araza kuba habaye ni igisubizo kuri Haringingo twabonye kuri match yashize abafana bakomeje kugenda bamwikoma bati gute wicaza ndekwe udafite Mbirizi udafite usaruwe ugahengeka Paul Were ukamugaruramo hagati ukamushyira ku icumi koko birana ngiye rwose tisoyo bikozeho ugakinisha Blaze ariko nandi mahitamo yarafite kuri Blaze nandi mahitamo ariko se ni oya tubwizanye ukuri ni iyihe mpamvu yari afite yo kwicaza ndekwe wakinnye match za mbere zose zabanje tubona ari ndekwe ku rwego rwo hejuru uribuka ko match yabanje ya Kiyovu yari yatsinze igitego sinzi rero gusa nyine ni ibyo ngibyo abafana komeza kugenda bavuga kuri uyu munsi rero turaza kureba ese Haringingo cyane ko wenda na Samuel ashobora kuba ahari na Samuel azaba ahari nabonye bari gutora umukinnyi w'ukwezi Samuel ari mu bakinnyi w'ukwezi bagomba gutorwamo urumva hakaza umukinnyi bita nabonye Samuel nanze nabonye abakinnyi bangahe bagomba kuba harimo umukinnyi utorwamo umukinnyi w'ukwezi nabonyemo Samuel mbonamo Esenu se buri arimo umukinnyi w'ukwezi Esenu ndumva namubonyemo nabonyemo abakinnyi 3 bagomba kwishakamo umukinnyi mwiza w'ukwezi gusa ngiye kubwanjye Samuel nta nubwo nabihindura kubwanjye ari umukinnyi wabuzemo umukinnyi bita Jean de Dieu gusa n'umwana uhagaze neza ukina kuri kabiri gusa nyine yanabonye niba ari mitima sinibuka neza ndibuze kongera kunyuzamo amaso ndebe gusa ni Onana harimo Onana Samuel ndetse na Samuel nande ndende nayivuze gusa abo baba ari bo bose waruvuze ntuza mitima ni Samuel na Onana sinibuka nundi neza na Esenu n'abakinnyi 3 Samuel Onana Esenu ugahitamo umukinnyi w'ukwezi gusa umukinnyi w'ukwezi Samuel namutoye nta nubwo natora Onana cyangwa namaze kumutora abo ngabo babiri bandi baje mu nge nta nubwo nako ubwo irindi nota ryanjye yari Haje na Jean de Dieu niwe wakinnyi bandi Haje Jean de Dieu ariko nanjye nakubekena ndekwe sinamusiga yarandekwe rero umukinnyi ndekwe sinamusiga umukinnyi utanga rwose Felix hari ibintu Modric yahinduye mu ikipe ya Rayon Sport nabonye n'umwuka mwiza mane nabyo ndabikunda bitewe n'ukuntu mba mbona yitwara gusa byumvikane ko rero boys ni ibintu bikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya AS Kigali ku munsi w'ejo ku isaha 12:00 zuzuye za Kigali kuri stade regional ya Kigali Inyamirambo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport masabwa kwitabira muri benshi boys rero si ibyo gusa bikomeza kugenda bivuga uyu munsi Munzove haraza kuba hari ikirori cyo gufungura ekipe y'abadamu ku mugaragaro ikipe ya Rayon Sport y'abadamu ku mugaragaro Modric uyu munsi urabizi mucuti wanjye ni hari gukina ariko azara gufunga ari aho yazabona mu mwanya muri ikipe kandi ubibona se kari mu bakinnyi 11 babanzamo ari hejuru rega kuri uyu munsi ndaza kubibona
ndaza kureba niba ufunga gusa nyine ndamuzi muri AS Kigali yari umukinnyi mwiza yari umukinnyi bigaragara ko ari ku rwego rwo hejuru gusa equipe ya Rayon Sport igomba guhera mu cyiciro cya kabiri byumvikane ko izatangirira nyine mu cyiciro cya kabiri ihatana na APR icyiciro cya kabiri kizagikomeye kuruta cyane izatanga akazi ndabizi neza Modric twanyarukira mu bitekerezo by'abakunzi bacu cyangwa tuzikubisa mu kiganiro cya kabiri sibyo bya byiza ndumva ariko rero twananyuzamo amaso reka tunyuzemo amaso rero mu bitekerezo by'abakunzi ba Rayon YACU TV ibyo bakomeje kugenda batanga bavuga kuko ni byinshi bitandukanye ariko Modric ndaza kuba hariye mu Nzove uyu munsi rwose twizeza abantu ko ikirori kiri buze cyo gufungura ikipe y'abadamu kiraza kuba kiri guca hano kuri Rayon YACU TV si ibyo gusa kandi muri buze no kurikirana umwitozo w'ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon YACU TV reka duhere kuwitwa Sharibaro ya Wini Sharibaro ati Modric retour Rayon niganire na mukuru se bwato bamuganirize na mukogorya numva namukogorya arashoboye bamuganiriza icyo ni igitekerezo cy'uwitwa Sharibaro se bwato nanjye rwose mu bazamu bari hano muri no Rwanda namuganiriza bataragerageza undi ati umutoza yaraduhemukiye uwo ngo akaba yitwa mu ADPR Mukarutamu ati rwose ati umutoza yaraduhemukiye undi yitwa Kofi in Nairobi ati naho ikipe ngo naho ku ikipe bibaho gusa amakosa umutoza yapanze nabi guhengeka were nyine ku 10 kandi ndekwe ari hanze agafata abagoshi batatu ubwo n'abakinisha umuso batatu mu kibuga gusa nubwo bwabaye twibuke ko imvune nyinshi gusa tutabonye nimero 6 wagaruka muri bariya twababara pe ikindi ubwitabire bw'abafana bwari ntabwo kubera gucika intege kandi na 3 ni menshi mu gihe ikipe idafitiwe icyizere cyangwa batarashira gahinda murakoze ni Kofi in Nairobi rwose Kofi ebana kabisa turagushimiye undi ati basore mukomere kabisa kandi ubwo mwazanye amashusho mwahatwitsa amashusho rwose igiye kujyabona 5 kuri 5 undi yitwa Edisa Umuhire ati Rayon isigaye ku izina gusa muri Rayon habaye Faisal mbega gahinda ubwo ni imvune nyine ubwo nawe yabaye nk'abandi se Edisa nawe yarababaye cyane ati birambabaza kubona Rayon ifite abazamu bane bose nta numwe urushundi cyakoze icyo ni ikibazo nacyo byo ni ibintu byumvikana sinzi na muri Rayon equipe ya Rayon Sport izongera gutekereza no ku kibazo cy'abazamu nibyo bavuga ati se bwato bamubana kwicara bakamuganiriza kandi nibyo Modric nta boysta ibitekerezo tuba dufite byo abari byinshi cyane uyu nguyu kandi yitwa Edis Muhira akomeje kugenda atanga ibitekerezo ati njyewe ndabona Haringingo arengana Adolphe niwe watanze equipe ya Rayon Sport undi ati mu byukuri muratubabaza rwatubyaye bamuguriye iki koko uwo ni ADPR Mukarutamu ati rwatubyaye bamuguriye iki uyu ni Narada rero talent 2019 nawe aragira ati ntarirarenga tuzatsinda AS Kigali undi yitwa nanone ADPR Mukarutamu yakomeje kugenda atanga ibitekerezo ati umutoza nawe ntashoboye rwatubyaye gusa kuri rwatubyaye mwibuke ko yasinye imyaka kuko yatekerezaga ko umwaka umwe ushobora kuba imfabusa kubera ko nundi bamuguze babizi ko afite imvune arabwa ati reka mbasinyira imyaka 2 mu mwaka wa mbere ushobora kutazatanga umusaruro ariko umwaka wa kabiri Elia sinayitutse Elia ati ikintu gikenewe ni ugutangira umukino nk'ikipe nkuru kandi Haringingo akeneye kumenya liste y'abeza babanza mu kibuga sindacika intege ariko bikomeje byambabaza cyane yego hari imvune ariko hari n'ibisubizo biba byicajwe ntibizongere rwose ubwo yavugaga kuri uratwavuga wati kandi uyitwa Nzaramba Ernest ati Haringingo nadatsinda naramuka adatsinze AS Kigali ndibwira ko azahita yegura Adolphe we umwanya arawubuze burundu ngo akaba yitwa Ernest Nzaramba witwa Kayise Maurice ati ikindi abatoza ati uyu nguyu yari kuvuga ngo ikindi abatoza ngo ikindi abatoza b'abazamu baratubeshya so reka boys reka ibitekerezo by'abakunzi bacu tube tubirekeye aho ngaho reka tubashimire rero amakuru ya Rayon Sport kuri Rayon YACU TV nakagaruka umwitozo muraza kugeraho ibirori mu Nzove byose nahandi wabisanga atari kuri Rayon YACU TV abari boysta na Musonera Modric ciao
nzakugabira ishyo abawe bakame nzakujyana i Kanombe twibire mu birere